hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryandura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu nuko akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo, nkunda kubabwira ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi rero kugira ngo tutanuka. Niyo mpamvu n'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga. Bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Uyu mugabo ngiye kuvugaho ntabwo asanzwe, yitwa Maponga Joshua wa gatatu. Tugiye kugaruka ku gice cya kabiri cy'amagambo yahindura ubuzima yavuzwe na Maponga. Bishop Maponga ni umunyazimbabwe, ni umwanditsi w'ibitabo, yavutse mu mwaka w'1873. ni umuvugabutumwa, intyoza mu kuvuga, umushoramari, umucurabwenge, umunyamuziki, akaba n'umupfumu n'ibindi ntarondora. Ni rutanga rw'amaboko muri Zimbabwe. Afite impamyabumenyi muri filozofiya, akaba afite n'ikiganiro kuri televiziyo yise Joshua. Abantu benshi bo baramukunda cyane, niyo mpamvu hari abagiye banyandikira bati Joshua kuki utamugarukaho cyane, kuki utamugarukaho cyane. Nanjye ndababwira nti ndinde wo kwanga ubusabe bwanyu. Uyu mugabo amaze imyaka 20 yibera muri Afurika y'Epfo kubwo gushyirwa ku gitutu n'igihugu cye cy'amavuko cya Zimbabwe, azira ibyo byahuranyije. Ni imfura mu bana batanu. Mu mwaka w'1998 nibwo yavuye muri Zimbabwe ajya gutura muri Afurika y'Epfo, nyuma ajya muri Swaziland, ari naho yavuye yerekeza mu Bwongereza aho yabanaga n'umugore wa mbere. Nyuma yaje kugaruka muri Afurika y'Epfo atangira ibikorwa bye. Maponga afite abana babiri yabyaranye n'umugore wa mbere. Se wa Maponga yari umupasiteri, bise yigeze no gufungwa azira impamvu za politiki, aza gusohoka muri gereza mu mwaka w'1979. Kuva icyo gihe yahise yitandukanya na politiki. Byabaye nk'umurage si y'umwana we, bituma nawe mu mikurire yahitamo kwiga ibijyanye n'iyobokamana na filozofiya. Birumvikana ko se yari pasiteri. Ku myaka 33 nibwo yabaye pasiteri, aza no kuba bishop muri Pentecostal. Maponga niwe CEO wa Institute Farmers of Thought, akaba yarihebeye umwimerere w'abakurambere b'umugabane wa Afurika. Mu byigisho bye abyibandaho cyane, n'ikimenyimenya amagambo ye amwe muri yo aryana mu matwi. Muze kwihanganira amagambo ye kuko amwe muri yo aryana mu matwi. Nahubwo ko twebwe twigira kuri buri wese, nta muntu umwe dusubiza inyuma, twigira kuri buri wese. Rimwe na rimwe n'abavuga ibiturya mu matwi tukabyumva, abavuga ibiryohera mu matwi tukabyumva. Icyo tuba tugamije ni ukwiga. Imvugo ze zahuranyije rero zatumye bamwe bamwinuba, abandi baramuca kubera ko zatumaga abantu rimwe na rimwe bagumuka ku myemerere, ariko cyane cyane y'iyobokamana, cyane cyane ya gikristo. Ni umwe mu bantu bakunze kujora imyemerere y'iyobokamana cyane. Avuga ko ku ruhande rumwe iyobokamana rishobora kuba rifata abayoboke bugwate rikabahindura rigamije kubonga iyo rikoreshejwe nabi by'umwihariko. Nubwo hari abamuvuga nabi cyangwa se abagumuka kubera izo nyigisho ze, hari n'imvugo ze zigaragaza ko umunyafurika nyawe akwiriye cyane gutera ikirenge mu cy'abakurambere be kurusha kwigana iby'abanyaburayi n'iby'abanyamerika n'ahandi henshi mu isi. Hari abantu bafata Maponga nk'intumwa y'Imana cyangwa se umuhanuzi kubera ko imvugo ze ziba zirimo kuri kwinshi cyane, kabone nubwo ziba zahuranyije. Banza niyo mpamvu abakunzi b'inzu y'ibitabo bavuga bati Maponga uzamugarura, uzamugarura. Uyu munsi rero mu ijambo ryahindura ubuzima, munyemerere ngaruke ku mvugo z'uyu mugabo mu kiganiro inzu y'ibitabo cy'uyu munsi. By'umwihariko ndagerageza kuvanga amagambo yagiye avuga yaba mu gice cya mbere ndetse n'andi mashya ari mu gice cya kabiri. Mwitegure rero kumva amwe mu magambo aryana mu matwi kubera ko uyu mugabo hari ibyo yemera bihabanye n'iby'abanyafurika benshi bemera. Niba ari wiyemeje kumva inzu y'ibitabo rero ugomba no kubyakira muri ubwo buryo.
uyu mugabo yigeze kuvuga ngo buri mugabo wese ugurisha ubutaka bwe ajya amenya ko agurishije ahazaza h'urubyaro rwe. Ni gute umuntu aturuka muri Amerika akakuzanira ibipapuro abyita amafaranga, yarangiza akabiguha nawe ukamuha ubutaka bwawe? Ngo nta gaciro mbibonamo. Ntabwo ari twe dutunze ubutaka bwacu, ahubwo ubutaka bwacu nibwo budutunze. Twabuturutsemo tuzanabusubiramo. Yigeze no kuvuga ngo niba abakristo bizera ko Yezu yaje gutabara abanyabyaha, ese abo bakristo bo biteguye gutabarana hagati yabo? Biratangaje uburyo Yezu yaje gutabara abanyabyaha ariko abamwizera bo bakaba badatera ikirenge mu cye ngo batabarane hagati yabo. Kuko biramutse bikorwa koko nk'uko Yesu yabikoraga, nta kibazo cyaba kiri mu isi ugereranije n'umubare w'abakristo bari muri iyi si. Umubare ni munini cyane ku buryo baramutse biganye Yezu, isi yahinduka paradiso. Buri mukristo wese yiganye Yezu, isi yahita ihinduka paradiso. Maponga yaravuze ngo kora cyane kugira ngo usenye uruziga rw'ubukene ruri mu muryango wanyu. Niba mu muryango wanyu nta muntu wigeze ukira ubamo, reka ubukire buturuke kuri wowe. Niba mu muryango wanyu nta muntu wigeze utunga imodoka ubamo, reka imodoka itangirire kuri wowe. Niba mu muryango wanyu nta muntu wigeze utunga miliyoni ubamo, reka miliyoni itangirire kuri wowe. Reka miliyoni 100 zitangirire kuri wowe. Reka miliyari itangirire kuri wowe. Maponga aravuze ngo ntugakore ikosa ryo gusangiza inzozi zawe abantu bashidikanya ku bushobozi bwawe. Bitera umwaku gusangiza abacantege inzozi zawe. Babandi bizera mu ijambo ntibishoboka. Aranavuga ngo niba umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wera koko, ni iki gituma ujya mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu? Uyu mugabo yaravuze ngo bakobwa, umugabo nakubwira ko agukunda, ntugakore ikosa ryo kumubaza ngo kubera iki, ahubwo jya umubaza ngo uranjyana hehe, kubera ko urukundo rukenera ahantu hagaragara. Urankunda unjyana hehe? Maponga aravuga ubutaka. Urantuza hehe? Muri make niba adafite ubutaka bwo kutuzamo aragushakaho iki? Arashaka kukwangaza. Nuko Maponga abiyizera. Uyu mugabo yaravuze ngo nta muntu ufite ubushobozi bwo kurwanirira Imana. Imana ifite intambara zayirwana, n'umuntu akagira intambara ze. Nta kintu rero mwene muntu ashobora gufasha Imana. Yaravuze ngo mu isi yanjye ntabwo tugomba gutekereza nk'abari mu gakarito cyangwa se inyuma yako, ahubwo mu isi yanjye icyo dusabwa ni ugutwika agakarito hanyuma tugatekereza. Uyu mugabo yaravuze ngo nyuma yo kwangiza ireme ry'uburezi bwacu, baradufashe baturundumurira mu mikino n'imyidagaduro. Byandi mabwira ngo iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bita byikora ko bitabuba ingaruzwa muheto y'imikino n'imyidagaduro. Maponga ntabwo yumva ukuntu isi ifite ibibazo byinshi, ariko ugasanga abantu b'abagabo bamara umunsi wose bahugijwe no kuganira ku mupira w'amaguru kuva mu gitondo imikino kugeza nimugoroba. Maponga ntabyumva. Ibibazo biri ku isi byararangiye ku buryo abantu badamaraye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba bari mu mikino. Ntabwo abyumva. Ni gute umuntu aba afite inzozi zo kuzaba umuganga, aho guhora mu bihuru ashakisha imiti akora ubushakashatsi, agahora aganira amakuru ya za Arsenal na za Manchester United? Maponga ntabyumva. Umuntu arimo ashaka gutera imbere muri business, aho gukurikirana amakuru ajyanye na business kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ari muri za Real Madrid na ba Cristiano Ronaldo. Maponga ntabyumva. Abantu bagahora bahanganye bapfa amakipe bafana, n'ibibazo byuzuye isi byo kuganirwa. Maponga ntabwo abyumva. Yaravuze ngo ni gute wifuza inzu ya zahabu mu ijuru mu gihe mu isi utigeze na rimwe ukoze imitwe y'intoki zawe kuri zahabu? Mbere yo gutekereza ubuzima buryoshye mu ijuru, Maponga arakubwira ngo banza uryoshye ubwo urimo hano mu isi. Yaranavuze ngo abakristo bizera ko uko umuntu arushaho gukena ngo niko arushaho kwegera ubwami bw'Imana. Ariko arabaza ngo
muzanyereka ahantu na hamwe muri Bibiliya Imana yigeze ikoresha abakene. Imana ngo ntabwo yigeze ikoresha abakene muri Bibiliya yose. Iteka ryose muri Bibiliya Imana yashakaga guhindura ibintu yifashishaga abakire. Ngo reba ba Dawidi, urebe ba Salomo n'abandi batandukanye. Yaravuze ngo ikuremo ibyo ufite kugira ngo ubashe kwiyuzuza. Igikombe kiri mu busa nicyo gikoreshwa aho kuba icyuzuriranye. Umuntu abasha kwiga neza iyo yumva ko ntacyazi. Ngo bya bindi Socrates yavuze ngo nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Uyu mugabo yaravuze ngo biratangaje uburyo iyo Abanyafurika bagiye i Burayi na Amerika babita bimukira, ariko Abanyaburayi n'Abanyamerika baza muri Afurika tukabita abashoramari cyangwa abakerarugendo. Yaranavuze ngo iyo twinjiye mu mwijima nitujyana mu ubwoba, ahubwo tujyanamo akanyabugabo. Ntabwo warema umucyo mu mwijima mu gihe ufite ubwoba. Mu bibazo ntabwo winjiranamo ufite ubwoba. Mu bibazo niho hari ibisubizo. Ntabwo wabona ibisubizo mu bibazo mu gihe ufite ubwoba. Yigeze no kuvuga ngo ubwoba buhindanya inzozi zawe. Nta bumuga buhangayikishije nk'ubwoba. Maponga yaravuze ngo turangasano twawe cyangwa se turemangingo twawe tugizwe n'amakuru y'ahahise hawe, imihangayiko y'ahahise, intambara z'ahahise, imibabaro y'ahahise, ibyishimo by'ahahise, indwara z'ahahise, ubushobozi bw'ahahise. Muri make uri ikigeranyo cy'ahahise hawe. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo turi bato twemera byose uko bije, ariko uko tugenda dukura tukibaza ikibazo kubije byose. Ntabwo rero tugomba kubingaruzwa mu heto y'amateka tutanditse, tugomba kwandika amateka yacu. Aranavuga ngo tugomba kumva agaciro ko kugira ibanga. Kugira ibanga birimo imbaraga zikomeye. Ngo niyo mpamvu ibitekerezo bijyana n'inzozi zawe bigomba guhora ari ibanga kugeza igihe utangiriye kubishyira mu bikorwa. Yaranavuze ngo niba Yesu yarapfiriye ibyaha byacu ndetse akishyura igiciro cyose, kubera ikijuru n'agakiza babitugurisha, kuki tutabihererwa ubuntu kandi Yesu yarishyuye igiciro cyose? Aranavuga ngo niba Imana ishaka ko tuzajya mu ijuru, kubera iki yaturemeye mu isi? Yaravuze ngo kubera iki najya gutereta umukobwa w'umunyafurikakazi ariko witeyeho umusatsi w'umuhindekazi, kandi hari abahinde bafite imisatsi y'umwimerere, imisatsi karemano. Nagiye gushaka umuhinde, niba namukundiye umusatsi kandi umusatsi afite akaba atari uwe, ari uw'abahinde, nashatse umuhindekazi. Yaravuze ngo umunsi Yesu w'umwirabura yapfiriye abazungu nibwo nzizera uwo Yesu w'umuzungu wapfiriye abirabura. Yaravuze ngo umunsi Yesu w'umwirabura azapfira abazungu nibwo nzizera Yesu w'umuzungu wapfiriye abirabura. Aranavuga ngo abazungu na Yesu wabo w'umuzungu badusezeranya zahabu mu ijuru, barangiza bakitwarira zahabu zo muri Afurika. Ibyumvikana uburyo bagusezeranya kuzagenda ku mihanda ya zahabu mu ijuru kandi bari kukwiba zahabu iri mu butaka bwawe. Maponga aravuze ngo nuramuka wongeye kurya urubuto runaka mo imbere ntubonemo akabuto karwo, urwo rubuto uzarujugunye kubera ko nta buzima ruzaba rufite. Maponga yaravuze ngo nta mugabo wigeze ukubita umugore we badahagararanye, ngo mwigishe abagore n'abana banyu guca bugufi. Ngo kirazira kikaziririzwa umugore kuganira n'umugabo bahagaze, bagomba kuba bicaye. Ngo ntabwo umugore wawe cyangwa abana bawe bazakubaha mu gihe uvugana nabo mwese muhagaze cyangwa se baguhagaze hejuru. Maponga yizera muri ya myumvire ya kera, ahandi umugabo yabaga yicaye, umwana yicaye hasi cyangwa se umugore nawe yicaye hasi. Niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe baharanira uburenganzira bw'abagore batajya imbizi na Maponga, aho umugore aba agomba kureshya n'umugabo. Maponga rero we arazana ibintu bya kera byo mu myaka 200 ishize. Maponga aravuze ngo ntugakore ikosa ryo gusama inda y'umugabo udafite ubutaka. Ese umwana wawe azaragwa iki? Aranavuga ngo niba Abanyayisirayeli bajya mu rugamba kurwanirira ibyabo ndetse Imana ikabatera ingabo mu bitugu, Imana y'Abanyafurika bo banyagwa ibyabo iri hehe? Aranavuga ngo Abashinwa barushaho kuba Abashinwa nyabo, Abanyaburayi bakarushaho kuba Abanyaburayi nyabo, Abahinde bakarushaho kuba Abahinde nyabo. Igihe kirageze ngo Abanyafurika natwe tuba Abanyafurika nyabo, tureke gushaka kwigira Abanyaburayi cyangwa se Abanyamerika. Yigeze no kuvuga ngo shimira by'umwihariko umuntu ukureberera abana kubera ko ari gukora ibyakunaniye. Hagashimwe hatipu umuntu ukurerera abana ari kugukorera ibyo wananiwe. Uyu mugabo aravuze ngo niba ugushyingiranwa ari kwiza
kandi ari ugutagatifu koko. Kubera iki Yezu atigeze ashaka umugore? Maponga yaravuze ngo muri Afurika dufite uburezi buguha diploma, ariko ikintu cyonyine ushobora gukora neza nyuma yo kuyibona kikaba kwandika ibaruwa isaba akazi. Ngo ntabwo wagiye ku ishuri ngo umenye uko basaba akazi gusa, wagiye ku ishuri kugira ngo wige uburyo wakemura ibibazo biri mu mudugudu w'iwanyu. Ngo niyo mpamvu mbere yo kujya ku ishuri banza urebe ikibazo kiri iwanyu, noneho ujye ku ishuri ushaka ubumenyi bugamije kuzaza kugikemura. Mu magambo yose Maponga Joshua yavuze, mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo umwirabura aracyabambye ku musaraba akikijwe n'ibisambo bibiri. Igisambo kimwe ni Uburayi, ikindi gisambo ni Amerika, ariko hari naho yongeraho Ubushinwa. Umwirabura rero ngo aracyabambye hagati y'ibisambo bibiri, kimwe gishobora kuba Ubushinwa, ikindi kikaba Uburayi. Ariyo ni amagambo amwe muri yo yahuranyije cyane y'uyu mwanditsi w'ibitabo yitwa Maponga. Ubwo rero bifuje ko twayavugaho, nizere ko hari ikintu mukuyemo, ntihaburamo isomo rwose amwe mu magambo ya Maponga agusigira. Reka rero tubyite umunsi. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, Imana ibandindire, ndabakunda cyane. Uko byabisobanye kose ujye wisekera, utegereza bari ikibazo cy'igihe, igihe kigeze kirabisobanura.